Imana bigishoboka. Imana yitoranirije Isiraheli ibatoranya ari nk'abandi, bagirira umugisha ku Mana, nyamara ari urukundo rwayo ntacyo barusha andi mahanga. Uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ibyo ntibabihaye agaciro, bakomeje kugomera Imana, yababwira icyo gukora bakinangira, Imana ibagabiza abanyamahanga, Nebukadinezari barabajyanye. Bagiye babazwa cyane mu rugendo rushishana, byose ari ukubera kwanga Imana. Imana yifuza ko bageze i Babuloni bayerekana mu banyamahanga, ariko si uko babigenje, keretse abasore 4 mu gihe bagiye ari 10,000. Ntibyari nge nawe dusabwa kwerekana Imana tukayigayisha rugikubita. Uramenye ntuseke bene wacu uko turi bamwe mu kwanga Imana. Kunda Imana nta kitadukoreye. Daniel 1:8 yagambiriye mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya byo ku meza y'umwami, maze we na bagenzi be Imana irabigaragariza, ako kanya yihesha icyubahiro. Abo basore kubwo kubaha Imana bamenyaga ibitamenyekana, basobanuye inzozi z'umwami, basubije ibibazo neza inkubwe 10 uko abandi babisubizaga, kubera ko bari bayobowe n'Isumba byose. Mu gice cya 3 cya Daniel banze kuramya igishushanyo cy'izahabu, kuko basengaga Imana bakomeza kuyubaha, bemera gutabwa mu itanura ry'umuriro Uwiteka Imana ibasangamira bakiza. Aba basore b'abanyagano basobanura Nebukadinezari iby'inzozi yari yarose, bamubwiye ko yashushanyaga umutwe w'izahabu, igishushanyo cyose akigira zahabu ngo azahore ku ngoma iteka. Ibyo ntibyagombaga gushoboka, kuko umutwe w'izahabu wari ubwami bwa Nebukadinezari, igituza n'amaboko byari ifeza, byari Abamedi n'Abaperesi, inda n'ibibero byari umuringa, aribyo bwami bw'Abagiriki, amaguru y'ibyuma naho ibirenge ibyuma bivanze n'ibumba byerekana ubwami bw'Abaromani. Nk'uko rero byari kuri gahunda y'Imana, ingoma ya mbere yarashoje, iya kabiri nayo irima, iya gatatu nayo irasoza, ubwo hima Roma, ubu niyo iri kuyobora isi yose. Roma ni ingoma idasanzwe, abantu bayisezeraniwemo umukiza, ubwo ndavuga umwami Yesu, ari we wari kuzabakura ku ngoma yabatwazaga igitugu. Nyamara harimo kwibeshya. Yesu ntiyari umwami w'isi, yashakaga gutanga amahoro yo mu mutima, ariko byari bihishwe amaso y'ubwo bwoko. Basezeraniwe umukiza uzavuka, bishakira ikimenyetso, abakobwa bose baratoranywa kugira ngo azavuke babizi, ariko biranga bibipfabusa. Yesu yaravutse ntiyabimenya, akoze ibitangaza ngo ni mwene Yosefu umubaji, kandi yari Imana nyir'ijuru n'isi, ariko rwose mwene muntu ntiyarabutswe. Ubu turi mu ngoma y'Abaromani, irimo iragenda isohoza ubuhanuzi umunsi ku wundi, uko byahanuwe nta gisigaye mugenzi, keretse kweza umutima wawe tukiyunga n'iyo Mana, kuko Yesu araje ntibigitinze. Yesu yavutse kuri iyi ngoma ya Roma, ndakubwiza ukuri nta yindi izayisimbura, keretse gusa iya Yesu, kuko ni uzimika ubwami butazigera buhanguka iteka. Umuririmbyi yaravuze ati, nta ngoma zidashira zirahanguka. Nanjye ndakubwira nti, nta mutima Yesu atakiza, uko waba umeze kose, Yesu yiteguye kukubabarira. Uracyafite ingingimira yo gusanga umwami Yesu, kandi rwose agutegeye amaboko, kuko arashaka kukuruhura. Ngwino umusange udakererwa. Ndakomeza nkugira inama yo gushaka uburyo wakwihana ukababarirwa ibyaha byawe, ndavuga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu araje ngaho, fata umugambi, wihora muri nzihane ejo, ibyejo bibara bejo, bino duhungire mu nkuge, ari we Yesu Kristo.